Mana nyagasani, aka kanya ku bakunzi ba Vestine hasohotse amakuru meza cyane. Hasohotse amakuru abakunzi bari bategereje nyuma y'akanya katari gatoya hari gusohoka ibihuha byinshi birimo bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru menshi yari yagiye ajya hanze, abantu bose bakira uko bashaka, abantu bose babyandika uko babishaka, ariko kano kanya hasohotse amakuru atandukanye n'ayo benshi bazi. Hasohotse ukuri kuzuye kuri nyir'ubwite yitangarije amagambo akomeye cyane nyuma ya byinshi byavuzwe ku itandukana n'umugabo we witwa wa Drago Idrissa. Niyo mpamvu rero nanjye ahangaha kuri Sport Journalism Galaxy TV bazaniye amakuru agezweho kano kanya. Nababwiye rero channel nimwe gusa, ni Sport Journalism Galaxy TV. Niba ukunda ibyo tukugezaho, kanda subscribe, ubundi ujye muri comment utanga igitekerezo cyawe, ukanda like, ukunde video zacu kugira ngo n'izindi video zajya zisohoka zajya zikugeraho ku gihe, kuko akenshi na kenshi aho kandi subscribe video yasohoka igahita ikugeraho ku gihe. Rero byaje gutangira mu gitondo cya kare, aho ku rubuga rwa Instagram rw'uwitwa Ishimwe Vestine hasohotseho inkuru abenshi bakunda kwita story. Ni inkuru akenshi umuntu ashyiraho bitewe n'uburyo ameze muri ako kanya. Kuri story akenshi umuntu apostingaho ashyizeho uburyo arimo yiyumva, ashyizeho imibereho abayeho muri ako kanya. Niyo mpamvu rero abantu benshi banatumye ino nkuru ihabwa imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye, ihabwa agaciro gatandukanye, agaciro gakomeye cyane. Abantu benshi babyakira uko bashaka, aho ari message ari tomoye cyane rwose. Uwitwa Ishimwe Vestine atangiye avuga ati today the life I am living is not the life I choose. Mu gihe nari ndi umwana, mu Kinyarwanda nshatse kuvuga ngo muri kano kanya ubuzima mbayemo sibwo buzima nifuzaga. Mu gihe nari ndi umwana sibwo buzima nakuze nifuza kubamo. Aho ari message yakomeje rwose yandika amagambo atomoye cyane, avuga ko bayeho mu buzima bubi cyane, mu buzima atifuje. Avuga ko mu makosa menshi yagiye akora, ikosa rikomeye yakoze ari uguhitamo nawe umugabo, akaza guhitamo umugabo ahubutse, agahitamo umugabo atifuzaga nk'inzozi ze mu buzima bwe, umugabo atifuzaga ko ariwe bazabana nk'umugore n'umugabo mu gihe cye cyazaza, mu gihe cy'ubukobwa bwe. Avuga ko ikindi gihe niyongera gushaka umugabo azabanza gutekereza neza cyane, akabanza gushishoza, akabanza akareba umuryango w'umugabo agiye gushakamo. Akavuga ko rwose azabanza kwita ku bintu byinshi bigiye bitandukanye atabashije kuba yakora kino gihe ku mugabo barimo babana. Uyu nguyu umugabo w'Inyaburikina Faso amwita Idrissa wa Drago. Nababwiye ko muri ino nkuru ndibuze kubabwira icyo twakwita nk'ukuri kuvuye kuri nyir'ubwite Ishimwe Vestine. Akaba ari amagambo yitangarije, si amagambo yatangajwe n'undi muntu, ni amagambo yatangaje ahinyuza ano makuru yasohotse kuri Instagram account y'uno mukobwa mwita Ishimwe Vestine. Rero nyuma yuko ano makuru yacicikanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda byanditse zino nkuru kugira ngo abantu benshi batangiye kubona ko none hatari ibihuha. Bafata screenshot zo kuri account ya Instagram ya Vestine rwose bazipostinga, kuko abantu benshi basigaye bavuga ko amakuru ashobora kuba ari ibihuha, ariko buri inkuru itangarijwe na nyir'ubwite ukayibona ku mbuga nkoranyambaga ziwe, akenshi ntabwo bavuga ko ari ibihuha. Ariko se hari critique ziri mu magambo Vestine aje gutangaza nyuma, avuga ko account ye ya Instagram ishobora kuba yibwe. Nako we yagiye ku mbuga nkoranyambaga atangaza ko urubuga rwe rwa Instagram ruri mu mazina ye ya Ishimwe Vestine rwibwe, akaba atari we ukiri kurikoresha, dore ko we yavuze ko umuntu warwibye ari we watangaje ano makuru y'ibihuha. Ariko se icyo buri munyarwanda, icyo buri muntu wese ukurikirana imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda arimo yibaza ni iki ngiki. Ko nzi ko Ishimwe Vestine afite lebo abamo ya M-Irene Empire, ni gute yakwibwa Instagram account ye M-Irene Empire nimupostinge nibwire abayikurikira ko umuhanzi Ishimwe Vestine yibwe imbuga nkoranyambaga ze, kugira ngo amakuru aza gucishwaho aze kwitwa ibihuha, naze kwitwa nk'amakuru ya nyayo. Ese ni gute
umuhanzi nka Vestine inkuru yasohoka akaza gutangaza nyuma hashize umwanya munini cyane ko imbuga nkoranyambaga ze zibwe, ahubwo ako kanya rwose bigitangazwa yari guhita ajya ku mbuga nkoranyambaga ze agatangaza ko zibwe atari we uri kuzikoresha. Ariko mu minsi yashize mwumvishe ibiganiro n'itangazamakuru Vestine yakoraga, ibiganiro yagendaga akora bigiye bitandukanye, aho akenshi yagiye arangwa no gutangaza amagambo arimo agahinda kenshi. Muribuka ubwo yagarukaga mu Rwanda akiva hanze, akiva muri Burkina Faso bwa mbere, inama yagiye agira umushiki we nako impanga ye Kamikazi Dorcas, amubwira ko atagomba gushaka, amugira inama, amubwira ko atari byiza kuba yashaka umugabo akiri mutoya, amubwira ko atari ikintu cyo kwisukira ukiri mutoya rwose, amugira inama nyinshi zigiye zitandukanye. Abantu babyibaza ariko tugira ngo ni bya bindi by'urukumbuzi, tugira ngo ni bya bindi abakobwa wenda bapfa kwivugira, bapfa kuvuga wenda kugira ngo batebye mu kiganiro n'itangazamakuru. Ariko dutangiye kubona ko bino bintu byari birimo ukuri kwinshi, byari birimo ujyanjazi nyinshi, harimo ugembe nyinshi rwose, ubona ko byari ibintu byo gutekerezwaho cyane. Kandi ejo bundi ubwo basozaga igitaramo mu gihugu cya Canada, murabizi ko witwa Irene abakoresheje ikiganiro n'itangazamakuru, batangaza amagambo menshi agiye atandukanye, bavuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ikintu cyaje kuba cyakoroza imbuga nkoranyambaga, cyaje gutuma abantu benshi batekereza byimbitse, abantu bashyuha imitwe, abantu bashyuha ubwonko. Ni amagambo yitwa Ishimwe Vestine avuga ko ubwo bazaba basoje bino bitaramo byo mu gihugu cya Canada, afite amagambo menshi akomeye cyane azatangaza ibintu atigeze avuga mu buzima bwe, amabanga menshi ahishe mu buzima bwe rwose kazatangaza ubwo bazaba basoje bino bitaramo bakoraga mu gihugu cya Canada. Mbibutsa ko aya magambo yagiye hanze bino bitaramo bimaze gusozwa, ubundi gahita bihuzwa, wahuza ibyo bintu bitatu nkubwiye hejuru, gahita wibaza impamvu Vestine yaba yashyize ayo mashusho, yaba yashyize buriya butumwa ku rubuga rwe rwa Instagram, bikaza gutuma abanyarwanda benshi bacika ururondogoro. Nkubwire ko mu nkuru zavuzwe uno munsi ku bantu bose, abanyarwanda bose, ariyo nkuru wasanze ahantu hose, ariyo iri gukwirakwizwa ahantu hose, niyo abantu barebaga, ubona ko rwose ni inkuru bakira uko bashaka. Bamwe bavuga ko byaba ari ukuri, abandi bati ntabwo byashoboka, ntabwo yabananiye urugo kano kanya, abandi rwose banajya kure bavuga ko ari umupango we na Irene baba barapanze kugira ngo babashe kuba batwara imitungo y'uriya muhungu Idrissa wa Drago. Rero ngo Vestine agashobora kuba ngo yaragezeyo, ubundi agasanga wa Drago imitungo yose yanditse ku babyeyi be, nta mutungo n'umwe umwanditseho. Bagasanga ngo wa Drago mu gihugu cya Burkina Faso hari abana benshi gafite yabyaye, dore ko n'imyaka ye ishirikanwaho. Bamwe bavuga ko akiri umusore mutoya cyane, abandi bakavuga ko uyu Idrissa wa Drago ku cyitwa imyaka rwose ari hejuru ya 35 kuzamura, byumvikana ko ari umusore utari mutoya cyane. Rero ni ibyo kwitega, tukareba iyo bizashyira bikagera. Mbibutsa ko yitwa Ishimwe Vestine afite indirimbo nshyashya iri ku mbuga igomba gusohoka yitwa Situri, niba ariko nibuka neza, ariko ni Situri rwose niko yitwa. Igomba kuzaba ari indirimbo nziza cyane, dore ko yayitangaje umunsi ko afite ino ndirimbo. Akaba ariyo mpamvu rero tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda neza cyane. Hano kuri Sport Journalism Active, mukande subscribe ubundi dukomeze kubana mu zindi nkuru zitaha. Ciao, saravitse, ndabakunda cyane.